Hello my people, welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, uyu munsi mbafitiye inkuru nziza. I'm so excited kuzana one of my big sisters here to share her experience, atubwire inkuru yiwe. So reka muha akanya akora introduction yiwe, atubwire uwo ari we, then turakomereza aho ngaho. Welcome. Thank you. Urakoze cyane. Thank you for having me. Nitwa Namwiza Nabigondo, aka Jolie. Okay. Abenshi nibyo tunabanziho. Ndi mukuru wa Titi, bapapa baravukana. Ntuye hano muri Arizona. For the last almost 23 years. Wow. Yeah, we've been here for a long time. Imyaka myinshi cyane. I know. Yeah. Okay. Naje nk'impunzi kimwe n'abandi benshi, ariko hano hari hatari abantu bacu benshi cyane. So twarasiragorinze, ubuzima ntibwari bworoshye kwiyadapta cyangwa kumenyera ku mico y'ino. Twari tukiri bato icyo gihe. Bw'abakecuru. Yeah. Waje uvuye he? Navuye muri Congo, mbanza gutura mu Rwanda ho amezi 6, nja mu Uganda, nja muri Kenya, muri Kenya nza hano muri Arizona. Wow. Kandi niho honyine nabaye. Ndubatse, umutware n'abana 2, tuye hano. Wow. Kubera ko utaraje ahandi hantu, like gutura ahandi hantu, kubera ko wakunze Arizona cyane? Arizona, icyambere nayikundiye ko yari nka state nshasha, abantu bakirimo bubaka. Of course niyo namenyereye mbere kubera ko ariyo nabanje guturamo, ariko nagiye no gutandura mu yandi ma state, nsanga hano hariho opportunities cyangwa amahirwe y'ubuzi butandukanye. Kandi already hariho aba family members, mwebwe n'abandi bose tuvukana, nabo twabanye muri Congo mbere yuko tuza muri Amerika no mu bindi bihugu. Muri make numva muri Arizona hameze nko mu rugo. Ariko in addition, ikigeretse kuri ibyo hakabaho n'ama opportunity y'akazi. Ni ahantu hagutse mu buryo ushaka kubaka cyangwa gukora business byakorohera. Ikindi kandi ntihakonje. Klima ya hano. Yeah, me too. Icyuya ntacyo kiza kintwara cyane. Ariko niyo ndaza kubabwira ukuntu icyuya gisigaye kinkomereraho keya. Ariko mu buzima busanzwe nkunda ahantu hashushe, kuko muri Congo twari dutuye hari hashushe. Yeah, wow. Urakoze cyane kuri iyo introduction nziza uduhaye. Nimba bitakugoye watubwira ubuzima wabayemo ukigera hano muri Arizona, ukuntu byari bimeze, kuko tubizi kera igihe tugera hano nta bantu benshi b'iwacu cyangwa abanyafrika bari baba hano. Ni abantu bake twasanze hano. So watubwira ukuntu ubuzima bwawe icyo gihe bwari bumeze? Ubuzima bwanje kimwe n'abandi benshi bari baturutse iwacu bwari bugoye. Cyambere nta mvugo twari tuzi, sinari nzi, reka nivuge, sinari nzi gutwara imodokari. Kuba mu nzu njyenyine cyari ikibazo gikomeye kuri jewe, kuko mvuka mu muryango w'abantu benshi. Hari igihe hageraga ngateka nkananirwa kurya. Irungu. Kwisangiza, irungu, kwibana byari bigoye. Imico yari igoye. Ndibuka bwa mbere na mbere nje guhaha mu isoko, najanye amafaranga nari mfite, mpereza umukashiya cyangwa bariya bagurisha, ntazi ayakwiriye kungarurira cyangwa naba mfite makeya. Ndamuhereza gusa ndategereza. Uwo munsi nagize ikiniga cyinshi cyane, kubw'amahirwe mbona ngabanyangarura ayo make, ndagenda. Sinari kumenya ngo yandenganyije cyangwa yampaye ibikwiriye. Nuko ntangira kwifamiliariza cyangwa kwimenyereza amafaranga y'ino,
ibiciro by'ino uko babireba. Ndibuka twajaga guhaha tukazana ibyo twahashe muri basi cyangwa tukiba ka kantu basunikamo ibyo kurya tukabijyana tukabigeza mu rugo. Nageze mu rugo to go back a little bit nsanga banzaniye ibintu byose mu maboxes mu bikarito. Igitanda kiri muri karito, intebe ziri muri karito, amasahani ari muri karito, ibisobanuro byayo biri mu cyongereza. Ni ibintu utekereza ubu nyine ukabona byoroshye, ariko icyo gihe byari bigoye. Icyo gihe byari bigoye kuko wari mushasha utazi aho utangirira, kandi abantu ntibabona umwanya wo kuja gufashanya k'ubu ngubu, kuko abantu bose bari bashasha icyo gihe. Bari bashasha nabo batabizi, bakora ubuzi bwinshi kugira ngo bishure amabilizi yabo, badatuye hafi kandi badafite imodoka zo kuza aho uri, nawe utazi no kugenda iyo bari, n'iri koranabuhanga ry'ama GPS ritaraba ryinshi. Ndibuka ndrivinga California kuri mape. I know. Kuri mape. Oh my gosh. Ubibwira abantu baje vuba cyangwa nk'abana ntibashobora kubyumva right now, ntibashobora kubyumva. Kico wavuze nanjye ndabyibuka turi bato icyo gihe twagendaga ku isoko n'amaguru cyangwa na bus, hanyuma tugatahana ariya macards tukayiba, which is no good, but twarayibaga tukayapushinga ahantu maybe h'iminota 30 ugenda uyipushinga. So ntabwo byari byoroshye nk'ubu. Abantu b'ubu ngubu they're very lucky. Yes, of course nabo bafite ama challenges bagoye byabo, kandi ubuzima muri rusange bugira stress zabwo. Buri muntu wese aza yumva wenda ibyiwe ariko bigoye cyane kurusha iby'abandi, kubera yuko nibyo byiwe, nibyo fesinga, nibyo ahura nabyo nyine. Ariko n'icyo gihe byari bigoye. Hari igihe mama wawe yageze anjana ahantu, yageze aja kunyereka kuri Bay Road, akambwira ngo naha tuzaducana basi, njyewe mfite imodoka, akazambwira ngo nitugera hari imbere ngakata mu bumoso cyangwa mu buryo. She was my GPS. She's good with the location. Kandi icyo gihe abantu bari bazi like bafataga ama address mu mutwe mu buryo nyine it was very easy kulocating ahantu uri gukoresha like ubwenge bwawe gusa. Ariko ubu ngubu I feel like GPS took over. So naracoraga nkazana urupapuro ngacora amabarabara ya hano ukuntu crossinga n'ama-street cyangwa n'ama-avenue, nkagira Central Avenue, nkavuga ngo ningera kuri avenue ya 6 ku rugero, mbaye nje kuri Central haraba hasigaye 5, nimbona nyagiye kuri street ya 3 nzoba nyarenze, nkagenda ngakora U-turn nkagaruka mushakisha aho ndi. Ariko nyine zaroshe ni GPS bakuramo haya ikakugeza aho ugiye neza like no ku muryango, I guess. Oh my god, ubuzima bwa kera nyine bwari bugoye somehow, but looking back at it, it was nice, you know. It kind of was nice. Kwigishaga vuba cyane, ari ururimi kubera ko nta bantu benshi muri circle yawe uzi, wabaga forced cyangwa byabaga ngombwa ko wiga icyongereza vuba. Nubwo byagushiragaho stress nyinshi wiga. Ndibuka nakoraga ubuzi nka 2 cyangwa 3 sometimes, kandi wiga full time. Ubu nyine nza mbitekereza siniyumvisha ukuntu nabishoboye. So icyo gihe rero watubwira ibyo wakoze maybe kugira ngo uteze ubuzima bwawe imbere, kugira ngo ugende uteze imbere buke buke kugeza aho ugeze maybe kugeza uyu munota. Icyo gihe kubera yuko imuhira mbere y'intambara nari kuri universite, inzozi zanjye zari kuba umudokiteri. Icyo gihe ngeze hano nyashakishije ikintu cyonyegereza hafi y'ibitaro, ariko nta mvugo nari mfite, kandi amasomo nyizi iwacu nta nubwo bayemeraga hano. Nababwiraga ko mvuye muri universite bakambwira ko nta na cyemezo, nta proof yuko nize maternelle cyangwa kindergarten. Biba ngombwa ko nsubira hasi kubanza kwiga imvugo. Nagiye nkora amaporogaramu magufi kugira ngo nshakishe ubuzima. Kurugero nakoze x-ray tech cyangwa bita radiation tech, nzi gufata ama x-ray. Nakoze icyo bita phlebotomy, ni ukuvanya amaraso mu barwayi. Hanyuma rero numva nshaka
gukora ikintu kijanye n'ikiganga ntangirira kuri nursing assistant nabaye mu CNA nabaye mu LPN ubundi mu RN bose ni abaganga cyangwa abainfirmiere ko babyita mu rurimi rw'amahanga rw'igifaransa. Wow, ndabizi yuko maybe wahuye n'ama challenges menshi, ivyo byose utubwiye ntabwo byaje gutya gusa ngo byama bigushikira cyangwa ubikore bikoroheye. So watubwira ukuntu nyine wa facing ayo ma challenges, ukuntu nyine waya conqueringa, kugira ngo maybe nimba hari umuntu uri muri situation yawe right now yamenye ukuntu yabigenza cyangwa inzira yafata kugira ngo bimworohere cyangwa kugira ngo agere kuri dream yiwe bitamugoye cyane. Buri muntu wese azagira inzozi ze z'icyo ashaka kubaca akagira n'uko ashyira ubuzima bwiwe ku murongo, ariko inama natanga muri opinion yanjye cyangwa mu gutekereza kwanje ni uko umuntu wese yakora icyo akunda gukora. Ayo ama porogaramu yose naciyemo nayacagamo kubera gushaka ifaranga, bavuga ngo hano ubona amafaranga yihuta bidatinze, ariko naje gusanga byarantakarije umwanya munini cyane. Ikindi abantu bashobora gukora ni ugushaka abajenama cyangwa aba advisor, kandi barahaba haba ku ma colleges, universities, natwe wenda baje mbere yabo twokwanga kubabera aba mentors kuko hari igihe watakaza umwanya wawe mu gukora iki n'iki, cyangwa ukaba wakora ikintu udakunze kubera impamvu z'amafaranga, wamara kubishyiramo umwanya n'amafaranga yawe na energy yawe cyangwa imbaraga zawe ugasanga ubaye umunurse ariko udakunze akazi ka nursing kuko kabamo challenges nyinshi, kabamo ingorane nyinshi, siko konyine utuzi twose, ariko iyo ari ikintu ukunda kikuba ku mutima ubikora unezerewe n'ibibazo byazo cyangwa challenges ukazifacinga bikoroheye. Nahereza abantu inama yo gukora icyo bakunze kuko abafaransa bavuga ko nta mwuga w'igifu ubaho, nta kintu utakora ngo kuguhesha umusaruro. Amafaranga yose wahembwa wayakoreye ukunze biguhesha umutuzo cyangwa umutekano muri wewe, ugakora icyo ukunda, abo ukoreye nk'abaganga ukabakorera wishimye, nawe wishimye ugataha wishimye. After all, it's not how much you make, it's how you manage your money. Exactly. Amafaranga yose wakorera yego kugira menshi ni akarusho, ariko uzi kuyitwaramo neza washobora kugera ku nzozi zawe. That's a good advice. None se ndabizi ko icyo gihe wajaga ku ishuri, I know nyine ndabizi kuko I was present, and then warakoraga kuko wari ufite famille muri Africa usapotinga, ufite n'amabills hano yo kwishura, ni gute wamanaginga kuja ku ishuri full time hanyuma ukakora akazi kamwe cyangwa ubuzi bubiri kugira ngo ukomeze kubaho hatagize ikintu gipfa? Ibintu byose ni focus, ni ukwiha intego kandi ukagira intumbero n'abarundi, ukafokasinga amaso yawe kuri price, kuco uzabona nyuma y'aya mateso yose. Nagendaga ku ishuri 9:00 mu gitondo ngataha imuhira 7:00, iyo ni full time ku ishuri. Hari igihe nafataga ama credit nka 16 muri college, hanyuma ngakora kuva 8:00 kugeza 4:00, iminsi 5. Iyo yari full time. Muri weekend ngakora 16 hours. Wow. Double shifts. Ugasanga mfite full time 2 na full time ku ishuri. Wow. None se ko abantu baba bavuga ngo bashaka life, kugira life, urumva icyo gihe wowe ni nkaho nta life wari ufite, wajaga mu kazi ku ishuri, is that correct, cyangwa wari ufite life outside of school and work? Nari nyifite. Hari igihe nafataga umwanya, nawe urabizi, hari igihe nafataga abana muri famiye kabajana hanze kurya, cyangwa kuri movie, cyangwa kuri zoo. Abana nyine ba bene wacu nk'abanyamurenge duturanye hano, ndibuka igihe cyinshi
twahuraga n'abasore nk'abangahe bakamfasha tukajana abana nakundaga gusabana n'abana intego ari ukugira ngo tubahe education icyo cyatugoye kitazabagora n'ubu biracari intego yaje by the way kugira ngo icambabaje ntikikakubabaze icyakubabaze ntikikabaza umwana wanje gutyo tugende tworohereza generation zizaza imbere yacu yes life sinayikoraga nk'uko nifuza n'ubu nta nkora akazi katagoye cyane singera ku byo nifuza igihe cyose uko niko ubuzima bwubakitse ariko nabonaga umwanya mutoya ariko kandi naribwiraga ngo nubwo ndakora ibyo nshaka ubu nyine mu myaka 3, 4, 5 nzagera ku byo nshaka n'abazankomokaho ntibazaroha nk'uko narusha. That's a good point. I think nanje very important gutanga like give yourself timing like you say mu myaka 3 cyangwa 5 ugomba kugera kuri iki noneho ugapacinga yourself kugira ngo maybe by that time iyo myaka nije kugera at least uri close kuri ico kintu cyangwa warakigezeho. Yeah. So naho abantu like ubona abana bato baje muri Amerika cyangwa mu bindi bihugu byo hanze ntago baba bashaka kwiga kubera bafite opportunity yo kuhita baja mu tuzi baba bashaka kumaking ifaranga and ntibaheze umwanya ishuri kandi bafite iyo opportunity yo kuja kwiga hariho ama financial aid yo kubafasha cyangwa nimba ari high school kids babiga ku buntu ntago biri ngombwa kugira kwishura abo bana like abo bana wababwira gute wewe wakuriye hano wigiye hano uzi ubuzima bwa hano ukuntu bumeze what can you tell them? Abo bana nababwira nabasaba kutwegera kwegera abantu bakuru kugira ngo tubagire inama rimwe na rimwe umuntu utazamenya icyo afite kugeza igihe agitakaje wamara kugitakaza ukamenya agaciro kacu kandi udashobora gusubira inyuma you can go back and change it. Byaba byiza twebwe tubizi ko tubegera nabo nabasaba kutwegera bakabanza bakumva bakabona kubifata cyangwa bakabireka ariko kubw'amahirwe bashobora kuzumva kuko utagize intego mu kanya twavugaga nakubwira kuko jewe sometimes nza nyumva nimba ari nk'ubu cyangwa sinzi uko nabyita nza nshaka ngo ama goals yanje nyandike back kubyo twatangiriyeho kera icyo gihe nageze nandika ama goals yanje amanoti nkiyandikira jenyine ngashira mu gikoni even in the bathroom kugira ngo that's the 2 places I had to go every day. Yeah, remind yourself. Yeah, visually nkabona ngo mu myaka 5 urugero nihaye intego ko mu myaka 5 nzamara muri Amerika biriye kuva mu nzu z'abandi ngakora mu nzu yawe kandi byarabaye kandi sinakoraga kurusha abandi wenda ariko iyo wihaye intego ikintu combabaza njewe kurusha ibindi ni ukwihemukira njewe ubwanje nzangira competition cyangwa irushanwa nanje njenyine avuga ngo jori ukwiriye mu mezi 5 nka biriya twavugaga ukwiriye kugera kuri iki buri gitondo cyangwa buri cyumweru nkaza nyipeza nkishira ku munzani ngeze hehe muri antego nihaye niki nakora kugira ngo mbihindure niki kibura niki cyapfuye abo bana batoya rero nabo bo kwiga kwiha intego bakazigeraho bakareba eske ubuzima bwanje mu myaka 5 cyangwa se mu mwaka niki nshaka kugeraho niki nzakigeraho ni iyi support nkeneye niwe gufasha nkeneye nawe ushakira. That's good. So kubu ngubu nje nkubonye nankugeze nakumva yuko like byabaye overnight like kubera maybe you know warize you know ufite ama degree yawe wahise ubona akazi maybe nyine ukomeza guteza imbere like that jewe nkubonye nahita ntekereza gutyo cyangwa undi wese akubonye but hari igihe wigeze kugira setbacks meaning hari igihe wahuye n'ibibazo maybe bishobora kugusubiza inyuma ugastrugglinga maybe ugatangira all over so nimba warahuye n'ibyo bihe ni gute wazwitwayemo kugira ngo ukomeze urugendo rwawe ntibiguce intege? Ntabwo ibintu byahapeninze overnight ntabwo byabaye mu bunza no guhumeka kandi nubwo navuze ngo nzanye intego kandi nkazigeraho
ntibisobanuye ko ntaza mbanza kwikubita hasi rimwe na rimwe. Abafite iyobokamana cyangwa abizera Imana, hari aho Pawulo yanditse ngo kugwa si ikibazo, kuguma hasi nicyo kibazo. Uguye hasi ukwiriye kubyuka ugatrying again. kandi nta muco iwacu baravuga ngo nta agasozi k'abatsinzwe kabaho bene nk'uko. Ntabwo ari igitangaza kugira ngo unanirwe, igitangaza ni ukurekera, ku giving up. Giving up is not an option. Ibintu byose haba mu kwiga uratsindwa ugasubira muri ya kuru kugeza uyitora. Haba mu gushaka hari abatabigeraho inshuro ya mbere ariko bakubaka bigakunda. Haba mu kubyara ushobora gupfusha umwana wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu, uwa kane akabaho ukitwa umubyeyi. Haba mu gukora business urashobora guhomba bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu bigakunda. Bigasubira kuri cya kintu navuze, ikintu ukunze ugishakira the means the way kugeza ukugezeho. Wow, that's a good lesson. Thank you so much for that. Kuko nanje hari ibintu bimwe I feel like nageraho, but sometimes nyine kubona wa failing at the first time cyangwa the second time bigaca intege and then uka giving up. But it's good that what you said to us, not to give up, keep trying. So abantu benshi ni ukuri icyo kintu mucyumve. So hanyuma watubwira the next step in life, nyine warubayeho neza uri gukora, nyine ufite famille nk'abandi bose, ubayeho neza nk'abandi bose, then ugire gutya uhura n'ikibazo. Nimba watubwira kuri icyo kibazo, ukuntu byagenze, ukuntu byatangiye, ukuntu wabimenye, ibintu nk'ibyo. Ikibazo being indwara. Yes, okay. Sorry, indwara. Kuko ibibazo mpura na byinshi. All of us duhura n'ibibazo byinshi. Nari mbayeho neza ubuzima busanzwe muri 2021. Nkunze kwisuzumisha, nkangurira abantu kwisuzumisha. The background y'ikiganga ni byiza kwisuzumisha. Abafaransa bazavuga ngo ni byiza kwisuzumisha kurusha kwivuza. Kwirinda kurusha kwivuza. Kandi kwirinda, imwe mu mpamvu zituma abantu birinda neza ni ukwisuzumisha, ukamenya uko umeze. Kandi uwisuzumisha yisuzumisha ari muzima. Naho iyo ugiye kwa muganga warwaye aba ari ukwivuza. Icyo gihe rero nagiraga gahunda yo kwisuzumisha rimwe mu mwaka, ariko hazamo covid mu 2020. Mpamagara kwa muganga wanje ko nkeneye gukora ikizamini kimwe bita mammogram cyo gupima amabere. Muganga wanje arambwira ati waragikoze muri 2019 kandi uzongera ubikore mu myaka 5. Icya mbere nturakwiza imyaka 45. Icya kabiri nta histoire ufite y'abarwaye kanseri y'amabere muri famille. Icya gatatu nta evidence ufite ko hari impamvu zituma ukora icyo kizamini. Muri 2020 urumva sinipimishije. 2021 nari ndahanze muri Missouri, nagiye mu bukwe nguwe neza. Nikorera examen zazindi, I hope ko abantu bose bayikora, ibyo bazakwigisha self exam. Ndi muri douche numva agapfundo mu ibere. Ambwira mukuru wanje twari kumwe, ndamubwira mfite agapfundo kandi ntabwo kampeshera amahoro. Arambwira ati wenda ni allergie n'isabune wogesheje udasanzwe cyangwa sinzi urevana n'agaheri birasanzwe ko karakugese ntoya. Ati none wowe ikibazo cyawe ni iki? Icyo nicyo kibazo nyine kuko kitari kundi. Yaba ari umubu wagukomye wumva ikinga wishima. Anyways, turataha, twatashe niyinga n'akazi rimwe tuzukira kwa muganga mbahamagara. Baravuga ngo turi muri covid kandi nta histoire ufite kandi warisuzumishije mu myaka 2 itarashira. Imyaka yawe ntabwo ukwiye gupima icyo gipimo buri mwaka. Barambwira ati genda
niwumva cyabaye kinini aho uzagaruka utubwire. Next week nyumva cyiyongereye muri size, hanyuma nsubirayo ndabapuresinga cyane, barambwira ati no, ntabwo two exposa ngo ugende mu bitaro kandi nta mpamvu dufite zo kwemera yuko icyo kibyimba kizakuberamo ikibazo. Ariko icyo kibyimba cyakuze vuba cyane kiragagara kugeza aho njyenyine nicekinze muri emergency room, ndababwira ngo ndababara mu bituza kuko ndabizi ko umuntu ubuze ngo ufite pain in my chest. ariko ntiwababaraga? ntabwo nababaraga. Oh my gosh. mu byo nzi, mu bumenyi bukeya nzi, nari nzi ko bishoboka cyane ko yoba kanseri y'amabere kubera ko sinababaraga, ikibyimba cyarakuraga. Nuko genda muri emergency room, ndababwira baba oblige kuncisha mu byuma nashakaga. Baravuga no, umutima wawe ni muzima, igituza ni kizima, umutwe ni muzima, ariko ahubwo ufite ikindi kibazo tubonye. Ndababwira icyo nyine nicyo cyanzanye. Wow, that's so crazy. Reka dustoping hano part ya mbere, then turakomeza ku yindi part tubwira ukuntu urugendo rwagenze.